wumvise cyangwa wumvise ibyo wabwiwe cyangwa ibyo wabwiwe, uyu mwanya ugiye kumva ijambo ribisiba cyangwa se ribihanagura, ugiye kumva ijambo ribikuraho, ugiye kumva ijambo ribisibanganya, kuko nkwibutse hejuru y'amagambo y'abantu, hejuru y'amagambo wabwiwe cyangwa wumvise, ijambo ry'Imana rijya riza rigahanagura, ribagome, rijya riza rigakuraho, rigasibanganya bya bindi byose ariho umuntu yongera kubaho mu buzima bw'umunezero. Turira yumve no, naga iyi myuka wayibwira anko ngo anka yumve, naga iyi myuka wayibwira tonto na tantine ngo umubwire ngo ndumva iyi myuka inzonze, ngo umubwire ngo ndumva iyi myuka indemereye, naga iyi myuka ashobora kuyumva. Iyi myuka ni wowe uyimenya gusa, kuko aka ni akarengane kawe k'umwihariko utabwira umuntu mu bana, ashobora kuba atakazi, utabwira umwana wabyaye ashobora kutahariko bana yaje aka karengane we yaragafite tutabizi. Kwa kundi umuntu wese atekereza iby'urugendo rwe, tugiye twumva aravuze ngo sye bakinyweraho, none turakebuka twavuga ati se banyweraho ngaho igiki, arongera ngo bakinyweraho. Yewe agiye kugaruka yibuka ko yarari mu modoka ari kumwe n'abantu, ariko niyamenye ibyo yavuze. Imodoka twese turaseka, ariko nge makuru icyigisho ndavuga ni burya hari akarengane. Nkwatse igikombe cy'ibidandabiranye. Umva icyo waziraga, hari igikombe cy'ibidandabiranye wari ufite mu ntoki, hari igikombe wari umaranye iminsi, hari igikombe cy'ibidandabiranye wagendanaga, hari igikombe wambariragaho neza umuntu nabimenye, hari igikombe wicariraga muri office umuntu namenye ko ugifite. Imana ikwambuye igikombe cy'ibidandabiranye, ari cyo gikombe cy'umujinya wayo wanyweragaho mu ntoki zawe. Iki gikombe Imana ikikwambura. Haleluya. Nabo nibumve icyo wabarushije. Nimuhure nawe uzamuka nabo bamanuka, nimuhure bihuruhanya watereye wenyine. Ahari babonaga ko ari ubujiji bwawe, ahari babonaga ko kuba uri muri icyo kibazo, kuba uri muri icyo kigeragezo ari uko ari amahitamo yawe, hari uburyo babibonaga, ariko Imana y'amahoro ikwambura iki gikombe mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka ngusuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku IBIBANEZEZA TV umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Abantu bifuza ibyiza muzabibona, ariko abifuza ibibi ntago muzayibona. N'ukuri kuko hano tuzahazana abantu bariho amavuta y'Imana, barimo n'umwuka w'Imana. Uherutse kutubwira ijambo ngo binyerere naye ari byo nagendaga nyereza gake. Uyu munsi rero n'ubundi tukwakiye kuri kamera na mikoro za IBIBANEZEZA TV. Imana y'amahoro iguha umugisha aho ufungura ikiganiro uri. Imana y'amahoro iguha umugisha. Niba wari urwaye, mu izina ry'umushumba n'amavuta ndi munsi y'ubutware bwe, natuye ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe ngo kira mu izina rya Yesu Kristo, kira mu izina rya Yesu Kristo, kira mu izina rya Yesu Kristo. Niba ufite ibibazo bikugoye bikuremereye, ndi nkiri munsi y'amavuta y'umushumba na CEO wa IBIBANEZEZA TV, naturiye ku buzima bwawe ngo ronka, bona aho hahira, bona aho ukirira, bona aho ubonera ubuzima bushya kandi ubuzima buzima. Imana y'amahoro rero guha umugisha. Twakiye n'ubundi Fani, ni uri mu burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, intara ya 5 y'umujyi wa Kigali, intara ya 6 y'abadiaspora, n'ahandi hose uri utari mu izi ntara, uri mu kirere ariko ikirere cyose urimo, uri mu gihugu, ni mu iyo ntara nyine urimo. Imana y'amahoro iguha umugisha. Turakwakiye kandi twakira na Evangeliste Fani kugira ngo atubwire icyo Umwami Imana yamudutumyeho kuri iki gicamunsi. Niba ubonye video ari mu gitondo, niba ubonye video ari nimugoroba, Imana ikurebe neza kandi tuguhaye ikaze. Turakwifuriza yuko nukuri wazabona ibyiza hano ku IBIBANEZEZA TV, ndetse amavuta ya mu gitondo n'aya nimugoroba n'aya saa sita, ibyiza Uwiteka guha ukabirira mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe guha. Ikaze na karibu. Urakoze cyane. Imana ishimwe. Hano kuri channel ya IBIBANEZEZA TV hariho amavuta atuma umuntu avuga kumva niyifuza gutanga mikoro.
by'umwihariko n'ubwa mbere nahuye n'umunyamakuru w'umunyamavuta ukwakira mbere yuko wigisha nawe akabanza akatambutsa icyigisho cyiwe mbese akabanza akagutereka mu mavuta. Rero turamushimiye, Imana imuhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta bikomeze bimubeho. Mu kazi kose ukora ugomba kuyoborwa n'umwuka, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ne Evangeliste Stephanie nagarutse, turi inshuti, turamenyeranye, tumaranye iminsi, niyo mpamvu bitansabye igihe cyo kugira ngo ngaruke ahangaha. By'umwihariko ndi umukobwa w'umushumba, sinabura kutabivuga kuko twigira ku birenge bye mu bintu bitandukanye. Imana imuhe umugisha kubwo kutugirira icyizere, akavuga ati mukobwa wanjye ngwino wongere uvuga Imana. Rero Yesu atuganze, reka dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Tuguhaye icyubahiro Yesu, izina ryawe witwa ndiho kandi uzahoraho ibihe byose. Ntiwashyizweho n'abantu cyangwa n'amatora ngo narangira uzavaho manda yawe itigihe. Oya, uri Imana yabayeho kuva kera isi itararemwa na n'uyu munsi uracyariho. Niyo mpamvu twebwe abagusenga duhora dufite ibyiringiro, duhora dufite imbaraga, duhora tuzi neza ko uri Imana iriho. Kandi ikintu tugukundira ni uko utaraterwa isoni no kwitwa Imana yacu, kandi natwe turi abana bawe, izina ryawe rihimbazwe. Ni wowe data wa twese mwiza. Rero nubwo Aburahamu atatumenye Isiraheli nitwemere, ariko ni wowe data. Tuguhaye ikaze mwami w'amahoro kugira ngo dukoreshe ubane natwe. Icyo ugambiriye ko tuvuga nitwamenye icyahaza iyi mitima, nitwamenye icyahaza ubu bwoko, ariko wowe urabizi, ni wowe wabimenya. Wamenye icyahaza umutima w'uyu mubyeyi, wamenye icyahaza umutima w'uyu mugabo, wamenye icyahaza umutima w'uru rubyiruko, wamenye icyahaza umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro. Niyo mpamvu dusenza kugira ngo nituvuga uko ibitekerezo byacu biri, ahubwo tuvuge tuyobowe n'umwuka wawe wera, kugira ngo umuntu wese ahemburwe nacyo. Urakoze kuri Imana ibanye natwe kandi ikabidushyigikiye kuva dutangiye kugera dusoje, mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Duherukana turi ku cyigisho kivuga ngo binyerere, nk'uko umukozi w'Imana amaze kubivuga. Ndibaza ko hari ibyanyereye, kandi nukuri nubona hari ibyanyereye ntukajye ubigira ubwiru, ujye wandika muri comment uvuge ngo burya koko nanjye nabonye binyerera. Nimba Imana warumvisha Imana, ukumva ijambo ry'Imana, ukumva riraguhembuye, ukumva rirakubohoye, andika muri comment uvuge ngo ndumva afashijwe. Kabiri, natwe dusomye comment zanyu bitwongeramo imbaraga kumva ko ibyo tubiba bigwa mu butaka bwiza, kandi ibyo dutambutsa ari ibintu bigera ku mitima y'abantu b'Imana bakagubwa neza. Yesu abaho umugisha. Rero ikaze twongere tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 51, turaza gusoma n'umurongo wa 21. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 51 umurongo wa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nuko rero noneho umva ibi, yewe urengana ugasinda utanyoye vino. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Akira neza ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo numva Imana iduhaye kugira ngo turiganireho. Haleluya. Icyama aho uri, aho uherereye, ukabanza ugakora akantu ko gutegura umutima wawe, ukavuga ngo Mana, iri jambo reka rize rigire ibyo risigira, reka rize rigire ibyo risenya, reka rize rigire ibyo ryubaka. Imana ishimwe cyane. Witegure kugira ngo wakire ikintu cyose Imana igiye kuvuganira nawe muri iri jambo ry'Imana. Haleluya. Ndafashijwe kandi ndimo ndafashwa, numva nezerewe Imana kubwo ubuntu bw'Imana buri kuri twebwe. Bibiliya iravuze ngo umva rero noneho, umva ibi, yewe we umva ibi. None hajemo ijambo rivuga ngo noneho. Mpamvu rijemo birashoboka ko hari ibyo wumvise, nako birahari. Hari ibyo wumvise mbere yuko wumva ibi ngibi ugiye kumva. Kandi ibyo wumvise bishobora kuba byarakubereye bibi kuruta, bishobora kuba byarakubereye bibi, ushobora kuba warumvise ibigusenya, ibigukomeretsa, ibikubwira ngo ntacyo uzimara. Ngiye nigeze kumva ibimbwira ngo ntacyo nzimarira, ariko ngeze imbere y'Imana ngiye kumva ibindi, numva ibimbwira ngo nukuri uzagera kure, nzakugirira neza. Urumva rero biratandukanye. Ibyo wumvise cyangwa wumvise, ibyo wabwiwe cyangwa ibyo wabwiwe, uyu mwanya ugiye kumva ijambo ribisiba cyangwa se ribihanagura. Ugiye kumva ijambo ribikura
noneho ugiye kumva ijambo ribisibanganya kuko nkwibutse hejuru y'amagambo y'abantu hejuru y'amagambo wabwiwe cyangwa wumvise ijambo ry'Imana rijya riza rigahanagura ribagome rijya riza rigakuraho rigasibanganya bya bindi byose ariho umuntu yongera kubaho mu buzima bw'umunezero nyamara yarigeze kubaho mu gihe cy'umubabaro. Niyo mpamvu iri jambo mwifuriza ko uri bubwumvemo ikintu kiri bukunezeze cyangwa se uri bwumvemo ikintu gitandukanye n'icyo wumvise. Asifiwe Yesu. Ushobora kumva ibintu byinshi biguca intege, ariko umuntu abaho yumva ibintu bimuca intege akagira icyo yakageza kumva ikintu kimugati have we iki ngiki si icyawe. Hari abantu tugira bahura n'ibibaca intege gusa mu buzima bwabo. Wajya gutera imbere atese ubundi ari uwiwanyu wateye imbere, wajya kugeraho ujya atese ubundi abiwanyu bameze bato, mbese bihora bigukururira muri bya bindi by'iwanyu. Ariko umva nkubwire, uri muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, nta kintu na kimwe gihuriyeho n'iby'iwanyu. Wowe ni wowe, nabo nibo. Wowe kora ibyo ugomba gukora, wowe ba wowe, Imana ishimwe. Wiba nk'abandi kuko ni wowe nyine Imana ihamagaye, ni wowe Imana ivuganye nawe uyu mwanya. Haleluya. Ni wowe Imana ihamagaye mu gihe nk'iki kugira ngo ugire ibyo wumva. Niyo mpamvu ugomba no kurema ibishya, niyo mpamvu ugomba gukorerwa ibishya, ugomba kubona ibitandukanye n'iby'abandi, ugomba kugera ku by'abandi batagezeho kuko wowe uri umwana w'Imana. Wowe haleluya. Bibiliya ivuga ngo niki abayuda barusha abandi, rasubiza ngo babarusha muri byose, ariko cyane kuko babitse ibyasezeranijwe. Wowe rero hari ikintu bitse, hari ibiri muri wowe bitandukanye n'iby'abandi. Wowe komeza ibyo ngibyo rero ubitse, nibyo bizakugeza kure, nibyo bizakugeza aho ugomba kugera. Imana ibamugisha. Rero Bibiliya ivuze ngo umva rero noneho umva ibi, yewe urengana we. Hejuru y'ibyo wumvise umva n'ibindi, hejuru y'ibyo wabwiwe umva n'ibindi, ariko Mana yanjye hejuru y'ibyo wabonye umva n'ibindi, hejuru umva ibi, yewe urengana. Umva kundi ijambo ritangiye, yewe urengana, reka ijambo riraryoshye. Urengana warangiza ugasinda utanyoye. Katuvuge ku karengane. Hari akarengane kacu k'ubuzima busanzwe umuntu ahura nako, bikaba yakitabaza abantu, kaba wakitabaza ubuyobozi, kaba wakitabaza inshuti, kaba wakitabaza abavandimwe. Hari akarengane umuntu yakurenganuramo, hari akarengane wahamagaramo amaboko bitewe n'uwuriwe, hari akarengane wabasha kwikuraho wowe ubwawe, kavuga ati ubwo runaka abashije kukundenganya, reka nirenganure nshingiye kuri izi ngingo zindengera. Icyambere arandengereye mu bigendanye n'ubutaka, kandi hari mezire zanjye nawe afite iziwe. Icyo gihe urahamagara upima ubutaka bwawe buri ku cyangombwa, hanyuma bitandukanye ubwawe n'ubwe, aho ngaho arabakurenganuye. Ariko Mana yanjye nangiye gufasha, arabakurenganuye. Hari akarengane umuntu ahura nako ashobora kubasha kwihambura cyangwa se ashobora kwibohora, ashobora kwikuraho. Ako ni akarengane ko mwiza. Ariko Pawulo yandika aravuze ngo mwebweho nimumenye ahantu akarengane kanyu kari. Bya Efeso arababwiye ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware n'abategeka iyi si y'umwijima, n'abafite ubushobozi ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyi myuka niyirenganya bera, iyi myuka ni wayirega, iyi myuka ni wahamagara mugenzi wawe ngo uyimusobanurira yumve. No, naga iyi myuka wayibwira anko ngo anka yumve, naga iyi myuka wayibwira tonto na tantine ngo umubwire ngo ndumva iyi myuka inzonze, ngo umubwire ngo ndumva iyi myuka indemereye. Naga iyi myuka ashobora kuyumva. Iyi myuka ni wowe uyimenya gusa, kuko aka ni akarengane kawe k'umwihariko utabwira umuntu mubana, ashobora kuba atakazi, utabwira umwana wabyaye, ashobora ashobora kutakamenya, ashobora kutakamenya. Aka karengane uterwa n'iyi myuka. Iyi myuka nihinduka ikagenda igakorera mu mitima y'abantu, rimwe na rimwe twizeraga, rimwe na rimwe bari inshuti, rimwe na rimwe batubyaraga, rimwe na rimwe abo twari tuzi ko batadutenguha, ariko ya myuka izerera ikagenda ikabakoreramo bakatubera abandi. Niyo mpamvu utazi icyo arwana nacyo natsinda urugamba, ariko iyo ubashije kumenya uwo uhanganye nawe birakorohera gutsinda. Ndagira ngo usobanukirwe urarwana nande, urarwana nande. Uyu munsi ushobora kuba uri kurwana n'umuturanyi wawe kandi atari we, si we kibazo mama. Ushobora kuba uri kurwana na mwene wanyu kandi atari we kibazo. Ikibazo ni iyi myuka mibi kandi utazarebera mu mubiri.
iyi myuka ntabwo uzayirebera mu mubiri, iyi myuka ntuzayirebesha mu mashuri, iyi myuka nta nubwo uzanayisanga ku ikarita runaka, iyi myuka ntuzayisanga ku cyapa yanditseho ngo ivuga ngo nge ndi imyuka ikurwanya. Oya, iyi myuka ntizakwihishurira, ariko igihe wasenze, Imana ishimwe, igihe wasenze, igihe wafasha y'ibiri, igihe wafasha y'itatu, igihe wapfukamye ku karago kawe, nibwo uzabasha guhabwa imbaraga ziri hejuru y'iyo myuka, imbaraga ziri hejuru ya bya bindi byose. Izo mbaraga z'umwuka wera zikabasha kuguhishurira, zarangiza zikaguha imbaraga, zikakurwanirira, ukabasha gutambuka neza. Ngaka karengane abera bahura nako. Kakarengane hari umugabo umwe kigeze kageraho, icyo gihe isukari yari ihenze, yari iri kugura 1600, uretse ko no muri iki gihe dutambutsemo nabwo yigeze guhenda cyane karuta aho ngaho igatambukaho. Ariko icyo gihe cyo 2016 igeze kugera ku cyatandatu, ibintu biba bibi cyane. N'ubwa mbere isukari yari ihenze mu mateka yacu ngiye uko mbizi. Noneho mugabo umwe tumanukana mu modoka, nari ngiye kwigisha mu majyepfo, turagenda hari ukuntu abantu bagera igihe bagaceceka, numenye ngacecekeshejwe, abantu bacecekeshejwe n'iki, kumbi buri wese abatekereza iby'urugendo rwe. Uyu mugabo yari yambaye ikote mukuri, ni wari bumenye ko afite akarengane. Nyumva, ni wari bumenye ko afite akarengane, ariko aka karengane we umuntu agira, aka karengane umuntu agira, umuntu ntakamenye, umuntu akakambariraho, umuntu akakisiga, ariko Uwiteka abana yo kwizerwa. Akarengane umuntu yambariraho ikote akaberwa. Aka karengane we yaragafite tutabizi. Kwa kundi umuntu wese atekereza iby'urugendo rwe. Tugiye twumva aravuze ngo sye bakinyweraho. Noneho turakebuka, twavuga ati se banyweraho ngaho igiki, arongera ngo bakinyweraho yewe. Agiye kugaruka yibuka ko yarari mu modoka ari kumwe n'abantu, ariko ntiyamenye ibyo yavuze. Imodoka twese turaseka, ariko nge makuru icyigisho ndavuga ni burya hari akarengane. Hari akarengane. Turimo turagenda, ntabwo tuzi ngo uyu ngo ari kurenganwa n'ibiki. Kumbi we yibereye mu mibare, arimo aratera imibare. Bamuhaye message ko nta sukari hari, bamubwiye ko abana batari bunywa icyayi ataguze isukari, ahita avuga ngo nibakinyweraho cyangwa bakihorere. Yari afite akarengane. Yari afite akarengane. Wowe akawe nakahe, reka turahita dusenga. Muhanga aravuze ngo nugaruka ku ijambo wasomye buryo ubushoje. Wowe akufite nakahe, akufite nakahe. Noneho hari akarengane gatera umuntu kwicara muri bisi akagenda akibagirwa icyapa ari buviremo. Icyapa kagitambukaho akaza gukomanga avuga ngo shoferi wandengeje. Nyamara shoferi we nta kosa yakoze, ahubwo ikibazo ni akarengane uyu muntu yari afite kamuteye kwibagirwa aho yajyaga, kamuteye kwibagirwa aho ari buviremo. Ariko ndagusengeye wo nkurikiranye, Imana y'amasezerano ikurenganure. Imana ikurenganure, nukuri Imana ikurenganure, Imana yongera ikurenganure. Kandi aka karengane tubonye abantu bakagira, akagenda mu muhanda yivugana, akagenda ateranya, agakuramo, agakuba, akagabanya, agasanga akabona nibivuyemo, ukumva ari imyoshe. Ngo ukibaze se uyu muntu yimyoje ate? Ese arimo aravugana nande? Kumbi afite akarengane. Hari imibare itari kuvamo, hari imibare itari kwemera. Arabona amashuri y'abana byacanye danje, arabona ubuzima ni hatari, byanze imibare ya mwariko bana yamubanye byinshi. Nimba hari ikintu gitera isoni abantu b'abagabo, nimba hari ikintu gitera isoni abantu b'abagabo, ni ugusiga amafaranga mu rugo atari buvemo iposho, ni ugusiga amafaranga adahagije. Uzakanu nabamenyeho naga ayo mafaranga bayatanga mu ntoki, bayasiga ku meza bakigendera ngo bivemo cyangwa birorere. Ako nako nakarengane. Ariko turashaka ko Imana iturenganura. Ndashaka kugenda nkora ku karengane. Hari akarengane umuntu agira yariza amashuri, diploma akayibika nk'ubika imyenda. Kana akarengane.
hari akarengane gatera umuntu gukora akazi gagayitse nyamara yariza arushye yariza ananiwe akanako ni akarengane. Hari akarengane gatera umuntu kugenda n'amaguru yakaba ari ku rwego rwo kugira ngo agure imodoka ye. Hari akarengane gateye umuntu guhera mu bukode yakaba uyu munsi nawe ageze mu gihe cyo kugira ngo akodeshe abandi. Aka ni akarengane. Ariko Imana twizeye, Imana El Shaddai, Imana ikurenganure. Bibiliya iravuze ngo yewe urengana we umva warangiza ugasinda utanyoye. Tubonye abantu basinze batanyoye n'ukuri kw'Imana ubuzima bukagusindisha, isi ikagusindisha. None se iyo ugenda wivugana ugira ngo umeze ute? Ishusho yawe, isura yawe iragaragara ko wasinze. Nta n'ikintu watubwira ngo tumenye ngo ni wasinze. Umubyeyi umwe witwa Hana yigeze guhura n'iki kidandabiranya n'aka karengane ko kutabyara, ko gutinda kubyara. Ngo asa gusiga abandi bari kurya banywa bari barishiro, arabasigara avuga ngo mwe mwaranezerewe kanjye kugira ibyo nibwirira Imana. Ngaramanuka aragenda, akigera ku muryango w'urusengero yibuka ko abagore batemewe kwinjira hera. Ngo ahita ahindura system, aravuga ngo ntacyo bitwaye bifa kuba nahageze, ngashyiramo umutwe gusa amaguru aguma hanze. Aravuga ngo icyo mpfa nuko ndi bubwira Imana, icyo mpfa nuko ndi buyibibwire. Ngo agejejemo umutwe ngatangira kuvuga kudandabiranya iminwa, ngo iminwa igakomangana ariko ijwi ridasohoka. Yararimo arasengera mu njyana yitwa gititi. Iyi njyana gititi niyo bene kora basengeyemo baririmbiyemo baramya Imana. Umunsi bashakaga kujya gutamba ibitambo, ariko ngo bagera mu gikombe cyitwa baka bakahasanga imirambo bigatuma basubira inyuma. Ngo bahita bacurangira Imana, baragenda barayiririmbira, ngo Imana ibumvira muri gititi nta muntu bumvise. Imana yumva muri gititi. Iravuga ngo ubwo mumamagaye ndaje, ngo mu gitondo babyutse basanga cya gikombe cyahindutse ahantu h'amasoko, basanga Imana yagushijemo imvura y'umugisha. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, iki gikombe wabonaga ko byanze kugitambuka, Imana ikigushirizemo imvura. Imana ikigushirizemo imvura. Ndashaka ko Imana ikigushirizemo imvura. Iki gikombe Imana ikigushirizemo imvura. Gato Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ngashize mu mutwe atangiye gukomanya iminwa. Ngo umutambye aramureba aramubwira ngo uzageza ryari n'isindwe ryawe. Mugore ati sinasinze rega, ndimo ndasuka amaganya imbere y'Uwiteka Imana yanjye. Nabyemerewe. Ndimo ndasuka. Rero hari ibintu umuntu ahura nabyo akagaragara nk'umusinzi. Unyumve cyane, wowe uri muri urugamba, wowe uri muri ibyo ngibyo, wowe uri muri izo ntambara. Hari n'ibintu umuntu ahura nabyo inyuma bitagaragara bitewe n'uwo ari we n'icyo ari cyo, n'aho atuye n'aho aherereye. Ariko umuntu wese agira iki? Akarengane. Bibiliya iravuze ngo yewe urengana we warangiza ugasinda utanyoye. Umva ibyo Uwiteka aburana urubanza rw'abantu bana. Dushimira Imana igiburana, dushimira Imana igituburanira. Bibiliya iravuze ngo dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Umva icyo waziraga. Hari igikombe cy'ibidandabiranya wari ufite mu ntoki, hari igikombe wari umaranye iminsi, hari igikombe cy'ibidandabiranya wagendanaga, hari igikombe wambariragaho neza umuntu nabimenye, hari igikombe wicariraga muri office umuntu namenye ko ugifite. Imana ikwambuye igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wayo wanyweragaho mu ntoki zawe. Iki gikombe Imana ikikwambure, iki gikombe Imana ikikwambure. Andika wandika uvuga ngo iki gikombe ndakijugunye mu izina rya Yesu. Ijambo yavuze ngo dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Ngo ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga bakakubwira ngo rambarara tukugende hejuru, ngo nawe ukarambarara. Muzi abantu twubarariye, twari igihe umuntu aba mu buzima bwo kurambarara, karambarara kugira ngo ukamaremo kabira ako kazurimo, ukarambarara kugira ngo ubone urugo rwubakitse. Sha uzi kurambarara wigerekaho amakosa nayo ufite. Kurambarara, hari igihe umuntu aba mu buzima bwo kurambarara ugatega umugongo wawe nko ku butaka bakawukandagiraho. Hari abantu bazi gukandagira, hari abantu bazi gukandagira, hari abantu bazi gukandagira hejuru y'abandi, hari abantu bazi gukandagira hejuru y'abandi. Ariko uyu munsi, uyu mwanya ucyumva iki kiganiro, Imana ikwambuye icyo gikombe cy'ibidandabiranya cyatumaga bakugiraho ububasha, cyatuma ugirwaho ububasha,
cyatuma gukandagirwaho uko bishakiye ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Nubwo bimeze bityo, hari ahantu iki gikombe Imana igishyize. Ntabwo iki gikombe yagita, ntabwo iki gikombe umuntu yagishyira, ntabwo Imana ijya igishyira hasi. Oya, hari umuntu ugomba kugifata, hari umuntu ugomba kujya mu cyimbo cyawe. Mu yandi magambo, Imana inyuranyije amaboko, Imana inyuranyije ibihe, Imana ikwambuye iki gikombe cy'ibidandabiranye. Hari ahandi gishyize, ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, ba bandi bakubwiraga ngo rambarara tukugende hejuru, ngo nawe ugatega umugongo wawe nk'inzira y'abagenzi, cyangwa nko hasi ku butaka. Hejuru yabo wategeye umugongo nibakumve, hejuru yabo wapfukamiye ukabaha icyubahiro, icyubahiro bahaye n'ikibanyure, hejuru yabo wagiye uramya nduzi karukubaramya, hejuru yabyo iki gikombe Imana irakikwambuye. Imana ikwambuye igikombe cy'igisuzuguriro, Imana ikwambuye igikombe cy'ubugumba, cy'uburwayi, cy'ibibazo, Imana ikwambura igikombe cy'amadeni, Imana ikwambura igikombe cyo kwangwa n'abantu, Imana ikwambura igikombe cy'agahinda, Imana ikwambura igikombe cy'intimba, Imana ikwambura igikombe cy'ibidandabiranya. Icyo gikombe cyatuma gutishima, Imana ikikwambure mu izina rya Yesu. Icyo gikombe cyatuma gutagira ububasha ku byawe kandi ubifite, Imana ikikwambure mu izina rya Yesu. Abakubwiraga ngo rambarara tukugende hejuru, ahanga niho Imana igishyize. Dusenga Imana. Imana igishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Haleluya, haleluya. Nabo nibumve icyo wabarushije. Nimuhure nawe uzamuka nabo bamanuka, nimuhure bihuruhanya watereye wenyine. Ahari babonaga ko ari ubujiji bwawe, ahari babonaga ko kuba uri muri icyo kibazo, kuba uri muri icyo kigeragezo ari uko ari amahitamo yawe, hari uburyo babibonaga, ariko Imana y'amahoro, Imana y'amahoro ikwambura iki gikombe mu izina rya Yesu. Haleluya. Nawe ubyara ukikire, nawe uheke, nawe useke, nawe wishime, nawe utumirwe, nawe ugira ijambo, nawe ugira agaciro, nawe amateka y'ubuzima bwawe wahinduke, nawe wongere ubundi muntu ubu Imana igomba kukugira we, nawe ugera aho utari winjira, nawe wicara aho utari wicaye, nawe Imana iguha ubutware, Imana y'amasezerano igira ibintu ihindura mu izina rya Yesu. Niwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tugusengere, kandi wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana wandike muri komenti uvuge ngo nanjye koko ndumva hari ibyo nakiriye, ndumva igikombe nari mfite Imana igikuye mu biganza byanjye, ndumva karengane Imana ikankuyeho, kubera ko Imana irakuburaniye mu izina rya Yesu. Tuguhaye icyubahiro Yesu. Uvuga neza wa Mana we, uvuga neza. Ni wowe uvuga imitima y'abarushye ikaruhuka, ni wowe uvugana n'imfubyi ikibagirwa ko idafite ababyeyi, ni wowe uvugana n'abapfakazi bakibagirwa ko badafite abagabo, ni wowe uvuga, wavugana n'umushomeri akibagirwa ko amaze igihe ari umushomeri, kuko iyo uvuze utanga akazi. Ni wowe uvuga. Haleluya. Imvugo yawe iranezeza, imvugo yawe izana ibyiringiro, imvugo yawe irakomeza, imvugo yawe yongera gusubizamo intege abari bazibuze. Nsengeye umuntu wari utakaje ibyiringiro kubera aka karengane yari ari guhura nako, yari amaranye iminsi yagendanaga nako, karengane ko kwangwa n'abana, karengane ko kutumvwa, akakarengane. Uhimbazwe yuko ukuyeho uyu muntu wawe akarengane, ukaba umurengeye kandi ukaba umutabaye. Izina ryawe rihimbazwe. Reka wongere ureme ibyiringiro mu mitima bari bacitse intege, kandi ubabere inkomezi, iri jambo ribabere impamba n'urwego bizabageza mu bwami bwawe. Urakoze Mwami, nyagora ku ngoma. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.